kurera umwana bajeyi ni ukumurera umutetesha, akaba umutesi bikabije, mbese akaba umupfapfa w'umupfayongo. Bavuga ko rero umuntu yarezwe bajeyi iyo mu mibereho ye yipfayonza akitetesha, bikaba byatuma nta n'icyo yimarira. Kuvuga ngo umuntu runaka yarezwe bajeyi byatangiye kumvikana mu Rwanda mu mwaka w'1700. Byari bikomotse kuri bajeyi ba Sharangabo rya Rujugira rwa Mazimpaka. Wakwibaza uti byagenze bite rero? Umwami witwaga Yuhi Mazimpaka yari atuye ku ijuru rya Kamonyi. Hanyuma abantu bakajya bamuteranya n'abana be, bituma abanga urunuka, arabahiga ababuza amahwemo, ndetse yewe biza kumuviramo kwica umwana we yakundaga cyane witwaga Musigwa. Amaze kwica uwo Musigwa, agira agahinda kavanze no kwicuza, bituma yigunga mu nzu iminsi igera kuri 3. Bavuga ko yaje gusohoka muri iyo nzu yarahanze igisigo cyitwa Singikunda Ukundi. Nyuma y'urwo rupfu rwa Musigwa, uwitwa Rujugira nawe yagize amakuba. Kubw'impanuka yishe imfizi ya se yitwaga Rushya. Mazimpaka rero yibutse n'icyo kivugo se amaze iminsi ahimbye cyitwaga Singikunda Ukundi, abona ko atamuhonoka, acikira i Bugesera. Ubwo icyo gihe u Bugesera bwari butaraba ubw'u Rwanda. Mazimpaka rero yacikanye n'umugore we Karira, bari banafitanye utwana 2 tw'indahekana, ari two Murikanwa na Sharangabo, ndetse banajyanye n'umugabo witwaga Ndabaramiye wakomokaga i Gihinga, hamwe n'umugore we Mupfasoni n'umuhungu wabo Rubanzabigwi. Nuko baragenda, bageze i Bugesera barahakeza, babayo bagubwa neza. Hashize iminsi ariko Mazimpaka wari umwami nyine yibuka ibyo kuraga ingoma. Niko gutuma ku muhungu we Rujugira rero ngo ahunguke azamuzungure. Rujugira ngo abyumve agira ubwoba, atekereza ko se yaba ashaka kumuresaresa ngo abone urwaho rwo kumwica nk'uko yishe Musigwa. Nuko rero amaze kubyanga, i Rwanda nabo bajya inama yo kujya kwiba umugore we Karira. Ubwo kwari ukugira ngo nibamwiba bakamuzana mu Rwanda, Karira azamenye amakuru y'imvaho, amenye ko nta mugambi mubisha bafitiye umugabo we, azamwitumirizeho aze. Nuko baragenda nk'uko bakabitekereje, bazana Karira n'abana be rwihishwa. Rujugira we ntabyo yamenye. Bamugejeje ku Kamonyi, bacura indi nama yo kumwubakira kure yaho, nuko bamujyana ku Kivumu cya Mpushi, ubu ni ahitwa i Gitarama. Hashize igihe Mazimpaka aratanga, hanyuma murumuna we Muteyi n'Abiru bimika umuhungu we Rwaka.
uwo Rwaka nawe yaje kumugara bidatinze. Banavuga ko ari ingoma yamurashe kuko atayirazwe na se. Birakose yari yamaze gutanga, yimitswe n'abiru ndetse na murumuna wa se, yavuga se wabo wavukanaga na Mazimpaka. Baje gutuma kuri Rujugira rero bamusobanura uko ibintu bimeze, arabyumva, baramwimika, ahabwa izina ry'ubwami rya Cyilima. Ariko mbere yo kumwimika bari babanje kuroga umugore we Kalira kuko yari yaracikanye n'umugabo we. Kugira ngo hano mubyumve neza, ubundi mu Rwanda gucikana n'umugore cyangwa imbwa byari ikizira. Bavugaga ko umugore ari uw'ibwami, imbwa ikaba ishumi ry'ibwami. Ubwo rero uwabaga yaracikanye umugore cyangwa imbwa nyuma agacikuka, ni ukuvuga ngo akagaruka, umugore we yamutaga iyo ngiyo yahungiye, imbwa akayica, akabona kugaruka mu Rwanda. Nuko rero Kalira yabigendeyemo. Bamaze kumwica, umugabo we Rujugira nawe yimye ingoma ariko adafite ayo makuru. Niko kubaza aho umugore n'abana be bari. Abishyira kera bamwerurira ko Kalira yapfuye, naho abana be bakaba bari ku kivumu cya Mpushi. Birumvikana ko yagize agahinda kenshi, akumirwa, arababara cyane. Ni naho yakurije kuvuga ijambo ryamamaye mu Rwanda rikanahinduka umugani. Yagize ati ntabyera ngo de. Ubwo yashakaga kumvikanisha ko kwima ingoma ari byiza, ariko byari kuba byiza kurushaho iyo ayima ari kumwe na Kalira yakundaga. Ibyo bibaho, nuko igihe kiragera atumiza abana be bombi, ubwo ni Murikanwa na Sharangabo. Abubakira urugo rw'imbonera, abarera neza ariko abatetesha cyane, ndetse aranabakundwakaza nk'aho yakabikoreye umugore we Kalira wari warapfuye. Yabibakoreraga mu kigwi cya nyina bari baritabye Imana. Sharangabo rero yaje gukura, bamushakira umugore ndetse anabyara umwana, bamwita Bajeyi. Niyo mpamvu mwumvaga tuvuga ngo Bajeyi ba Sharangabo. Amaze kuba inkumi, sekuru Rujugira amushyingira Rugira rwa Semakamba ya Busyete. Busyete tuvuze aha niwe mukurambere w'Abasyete. Rugira na Bajeyi bamaze kugera mu butware bwabo, Bajeyi ayoberwa iby'urugo n'imirimo yerekeye abagore bakize gitwari. Biramuyobera pe. Ngo bimare kumuyobera, inkuru igera kuri sekuru. Ubwo ni Rujugira. Rujugira rero yumva ni igisebo, niko gutumiza Rugira, ariko Rugira atinya kumubwira ubupfayongo bw'umwuzukuru we. Aha ndavuga nde? Bajeyi. Niho Rujugira nk'umuntu mukuru yitumirira Bajeyi ubwe. Akihagera amufatiraho, yanga ko asubirayo. Nuko yoherereza Rugira undi mwuzukuru we witwaga Nyamashaza. Ababaye inshumbushanyo ya Bajeyi. Bajeyi agumaho arandagara cyane, abiciro ry'imigani. Rubanda ruramukwena karava. Nuko abantu babona umwana wibuza uburyo yipfayonza gitese, mbese nka kumwe Bajeyi yabigenje, bakavuga bati nyagucwa ugiye kwigira akabajeyi. Yananirana akanga kubumva, bakavuga bati mwene naka nimumureke
yarezwe bajeyi. Mbese bashaka kuvuga ko yarezwe nka kwa kundi bajeyi ba Sharangabo yari yararezwe ateteshwa bikamuviramo gupfayonga akananirwa inshingano z'urugo. Bati rero mwene naka yarezwe bajeyi kuko bamutetesheje akaba umupfu utazi ururo n'icyatsi, akaba bajeyi ba Sharangabo. Ngayo nguko rero, nguko uko uyu mugani winjiye mu yindi y'Ikinyarwanda, abantu bagatangira kuwukoresha ukomotse kuri bajeyi ba Sharangabo.